simbabye abantu babiri uwigihe uw'ingenzi amen umuntu w'ingenzi Imana iguha umuntu w'ingenzi kuzima Imana iguha umuntu w'iki w'ingenzi ku buzima bwawe kubera ko umuntu w'ingenzi iyo uguye arakuramira wasitara ko kugira ngo impore wacika inyaga ko kwiyongeramo akabaraga tujya gusenga wagera mu bukene mukabana mu bukire mugakomeza ya haleluya warwaraka kugira ngo komera Imana irakuzi waba nta kintu ufite kugira ngo turi kumwe humura Imana izatugirira neza uwo ni umuntu w'iki w'ingenzi utazagukurikira kubera inyungu ahubwo azagukurikira bivuye ku mutima we Imana iduha abantu b'iki Imana iduha abantu b'ingenzi turabakeneye dukeneye abantu b'ingenzi Imana iduha abantu b'ingenzi bahagararane natwe nahagararane ku gasozi ngo kurebere hasi mu kibuga arebe ibikubaho n'ibigukorerwaho uwo ni uw'Yesu w'ingenzi uw'ingenzi aramanuka no mu isayo mukajyanamo mu kibazo cyose urimo mukakibana tuzamura icyubahiro cyiza Imana yamamare Imana yo iraza muri abo bombi babwiye ikabarega haleluya wari wagera ahantu umugabo wawe atabasha kugusanga ukagera ahantu umugore wawe atabasha kugusanga ukagera ahantu umwana wawe wabyaye atagufiteho ububasha ukagera ahantu inshuti yawe itagufiteho ububasha urasa Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru niyo bigufiteho ububasha nayikomeye amashyi akajya haleluya haleluya ukizengurukaho ugasanga nta wundi muntu muri kumwe uretse Imana Mana we nguri Mana y'amahoro Mana we nguri Mana y'amahoro
ces domaines, les vos ménétas, la sécurité, Imana mwimye icyubahiro namukazi wanjye nawe naze ishimwe yo guhagararira umuryango w'iwacu Imana. Haleluya, amen. Uyu namukazi wanjye turakundana nawe niwe igihe kuva mu ntege nakomeje kumurarika kenshi kanongera gusuye ariko kubera intege nkeya kabura umwanya ariko ndashima Imana ko uyu munsi yabashije kuboneka. Icyo nshimira Imana wenda nubwo byabaye ibitunguranye tutabonetse tumaze imyaka 30 barabuze icyangombwa si myinshi yewe icyangombwa cy'isambu udafite icyangombwa cy'isambu ugeze nk'umucumbitsi nyir'isambu yazana kugira ngo uvamo wigendere ariko ndashima Imana ko mu cyumweru gishize icyo cyangombwa cyarabonetse twarashakishije twarakibuze ariko mbere yo kubona nagiye Kageshi ndi kumwe na mushumba arambwira ati haleluya cyane ndabona Imana isinga icyangombwa amaye n'amandiko kwa kabiri ko duheruka guterana kwa kabiri yazana yereka abantu yamuhaye amandikira kugira ngo iki ni icyangombwa cy'ubutaka nguhaye yazana arabwira ngo ntuyasomeshe ngo iki ni icyangombwa cy'ubutaka nawe mwarabuze mu muryango. Ndashima Imana ko icyo cyangombwa nacyo kwa kabiri cyabonetse reka tuzamure icyubahiro cy'Imana. Hari abantu bajya bafata ibintu by'Imana rero bakabisuzugura. Amen. Ariyo mandiko yanditsemo Zobrere ntabwo wapfa kuyasoma asomwa n'abazi Zobrere Imana icyubahiro. Imana yarayanditse irayamuramo ngo ntujye kuyasomesha ni icyangombwa usinyiye cy'ubutaka. Tuvuge ngo amen. Si twari turi hano
kwawe siko byagenze da agufata tiko numva wakiriye inkuru nziza sha fata kuri ubwo gutwi hajemo inkuru nziza nta minota 5 baramuhamagaye ngo kirasohotse reka tuzamure icyubahiro cyiwe iyi Mana twakurikiye ni nyakubahwa itugerera aho ikatuvugana aho tutakwivuganira ikabikora yokabyara turayishimye kubw'amashimwe turayishimye kubw'ibyo yakoze ihabwa icyubahiro iri mu ijuru ibyumve yuko tuyishimiye yokabyara Imana ishimwe mama wase witeyari kubera amasaha yatujyanye yego tugiye gushyira korasi